mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Divine Family TV. Muri aka kanya ndi kumwe na Theo bose babireba, ndi kumwe na Jackson Tony. Ni abantu hano mu gihugu cy'Ubugande muri social media cyangwa se kuri showbiz ya gospel talent. So muri aka kanya rero ndagira ngo buri ruhande twahuriye ahangaha mu bukwe bw'umukozi w'Imana Pastor Joshua batazira kavamahanga. Ndabesha cyane. Yes, batazira kavamahanga. So noneho bigaragara ko ubukwe bwe burarangiye. Theo bose babireba ni ubukwe waririmbye. Theo ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kabiri. Mbona abantu benshi cyane bagushakisha bakakubura. Ariko uyu munsi kuba kavamahanga cyangwa se Joshua abashije kugufatisha na Theo bose babireba tuzi mu mashusho media atandukanye, byatewe n'iki kugira ngo uboneke uyu munsi? Kandi ndabizi ko utari hano mu mujyi Kampala. Hanyuma ikintu nenda kukubwira, ubundi mbere ya byose urukundo rukwiye kuba ikintu cy'ingenzi. Ubu rero nta rindi muri Kampala, ariko nkagerageza kuboneka mu bukwe bwa Joshua Muhanguzi batazira kavamahanga. Ni impamvu yuko tubanye, ikindi kandi ni umukozi w'Imana, nanjye nkaba umukozi w'Imana. Rero umuntu agukeneye mu gikorwa nk'iki ntakubone, bigaragara ko haba hatarimo urukundo ruhagije cyangwa se imibanire myiza. Iyo niyo mpamvu yonyine imwe yatumye nza kavamahanga. Turabanye mu Rwanda, dukoranye ivugabutumwa mu Burundi, tuzengurukanye mu gihugu cy'u Rwanda ahantu henshi, n'aha mu Bugande turakorana. Ni umuntu rero numvaga nanjye mbangamiwe kuba abayeho adafite umufasha. Imana rero imuciriye inzira akabona umufasha, nagombaga gukora uko nshoboye nkaboneka. Mbese ubundi ndi mu byishimo byanjye bwite kuko nakoze icyo numvaga ngomba gukora umuvandimwe. Ikindi kandi mvuze ngo ni umunyarwanda mwene wacu, ni umuvandimwe, ni uwo mu nzu ya data, naba mbivuze neza. Mufata nka murumuna wanjye kuko mufiteho amateka ye, nzi kuva mumenye ko ari umuntu w'imfubyi, kandi nanjye nabaye kugeza ukuntu bijyana. Hama rero kuba imfubyi ukaba unaba wenyine ni nko gukuba kabiri umubabaro. Ndashima Imana rero ko ubukwe bwa kavamahanga bwabaye. Icyo ni kimwe kandi nicyo cyatumye nza, ni nacyo gitumye nemera ko kugira ibyo mbaza nkabivuga. Ni urukundo rwanzanye, kuko ntabwo umukozi w'Imana akwiye kuba wenyine ngo tubirebere mu byiza. Ubwo rero urumva nanezerewe. Okay, Theo bose babireba, ndagushimiye kuba wagushyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo uyu munsi ugaragare mu gikorwa cy'umukozi w'Imana. Kubera ko naje muri ubu bukwe hari ibintu bya romance ndimo numva hirya no hino, ariko kavamahanga yabashije kunyereka ukuri kose, ndetse anyereka n'ibipapuro bihamya yuko yemerewe gukora ubukwe. Abantu amagambo bavuga nka Theo bose babireba, ubona bayakura n'inzangano cyangwa ni bya bindi by'akantu by'uruntu ruba mu bantu. Ubundi njye ntabwo nenda kubitindaho cyane, kubera ko nzi yuko icya mbere cyo kavamahanga ari umukozi w'Imana. Ntabwo yakora ikintu kitanyuze mu mucyo, hanyuma bamugerekaho umwijima bawijyanire. Nta mwijima uri kuri kavamahanga cyangwa se kuri Joshua Muhanguzi batazira kavamahanga. Ni ukuvuga ngo ibintu bye byanyuze mu mucyo kandi byari ukuri, ahubwo hari abantu bishyiramo amateka y'ibya kera bakanga kurekura ibibi ngo bafate ibyiza, bagashaka guhora mu rugendo rw'umubabaro, kandi tugomba gutuma umubabaro tukajya mu munezero. Okay, Theo bose babireba rero, Imana iguhereza umugisha kubera ko ubashije kubaka ubuhamya, wongeye kubaka ubuhamya bw'umukozi w'Imana Joshua. Urangije gukora ubukwe ahangaha, mwabonye ko ibirori byari show, abantu bariye banyweye. Ndumva nanjye nk'umunyamakuru wari uri ahangaha, ndumva umunezero mfite udasanzwe. Hari abagabo bakomeye kandi n'umutekano wari urinzwe ku buryo na COVID-19 twayubahirije mu buryo bukomeye. Ndetse dushimira Apostle Peter wahagarariye rino torero ku bikorwa bikomeye abashije gukora. Ni umuntu w'umugabo ukomeye cyane. None mu kanya turaza kuvugana, hanyuma agira ikintu atangaza ku munsi nk'uyu nguyu, nyuma yuko hari abantu benshi cyane baduciye imbere baduharabika cyangwa se badusiga umwanda. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo amabyi badusize Uwiteka Imana agiye kuyagira gute? Kuyaduhanagura. Yes,
Theo bose babireba rero Imana iguhereze umugisha turagushimiye kuba witabiriye ubutumirwa bwa Divine Family TV. Reka rero hano imbere yanjye ndahabona undi musore sanze muri kumwe akaba ari Jackson tukuzi mu ndirimbo wabyumvishije uyu munsi ntabwo aturirimbe bose baririmba aririmba indirimbo nziza ubu aka kanya ikaba yamaze kugera kuri channel ya Divine Family TV ubu abantu baro barayikurikirana abari online bose. Noneho nkaba mbaza Jackson kubera iki uyu munsi taturirimbe nziko ugigira indirimbo ugakora za kamukerenge tuntu twiza cyane uyu munsi byagenze bite? So uyu munsi nishimiye cyane impamvu nabashije kuba naririmba ariko by'umwihariko kamaze nshimira abantu bose bakurikiye ino channel ya Divine TV Family. Impamvu nabashije kuririmba mu by'ukuri nari mfitemo akazi kenshi nakora ibintu bitandukanye. So far nari kuri heading ya praise and worship narushye cyane kandi ibintu byinshi byasaga nkaho bindeba. Niyo mpamvu urebye ahanini yatumye ntabasha kuririmba ariko ubundi kuba mpanga n'ishusho yanjye kandi nanejejwe no kuboneka hano hantu. Okay, Jackson abantu bakurikiye Divine Family TV muri aka kanya nk'umuntu uzi neza yuko urimo gutegura ibintu byinshi cyane kuko ejo bundi cyangwa se mu gihe kirangiye mbere ya corona virus nzi neza ko ari gutegura igitaramo ubu ngubu urimo uradutegurira iki? Mu by'ukuri of course nk'umuhanzi ntabwo iyi mpano buriya umuntu Imana yiguhaye iyo mpano irakomeza turakomeza tugahanga tukaririmba ndacyategura ibitaramo kandi byinshi mfite gahunda ko Imana idufasha tukaba dusoje ikintu gihe turimo gikomeye abantu hafi ya bose. Ndumva ko Imana yashoboza nzakora indi concert nyuma aho ngaho kuko nari mfite nka queen nihaye cyangwa se gahunda nihaye yo kujya nibura buri mwaka nkurayo kasho kugira ngo nereke abantu bakunda ibihangano byanjye ko nkiririmba cyangwa se nyihagaze bikorera Imana. So ndateganya rero ko nitugira amahirwe kugira ngo twongere kubona ko bafunguye amakanisa tubonye kongera kwidagadura bateganya iyo show kandi zizaba nziza kuko duhanze byinshi twize byinshi dufite umwanya uhagije kugira ngo dukore indirimbo dutekereze amakosa twakoze tukosore karakanya ngira ngo ari gukuzuma nk'abahanzi kugira ngo tumenye ngo niki gikenewe ku isoko y'ubikora cyangwa byashimisha abantu bikubasha n'Imana. Jackson muri aka kanya uhagararanye na Theo batazira bose babireba cyangwa se wamamaye ku izina rya bose babireba. Aka kanya urumva umeze kuba uhagararanye na Theo bose babireba? Ni umugisha cyane uyu mugabo n'umugabo mpuzamahanga ni umugabo isi yifuza n'ukunzwe ni umugabo Imana yahaye impano y'igikundiro irangije muri kuririmba. So mu by'ukuri ndumva ari umunezero kuri jyewe arabizi ko n'umushuti wanjye n'umuvandimwe tubana hatandukanye. So rero kongera kumubona kandi duhuzwe n'ubukwe bwa muvandimwe wacu kuva mu mahanga kuri njye byanshimishije ndumva nishimye cyane nari mukumva ariko nongeye kwishyura kumubona. So kuri njye nanjye numva ni umuntu rwose nkomeye kubera umugabo murakoze cyane. Good. Theo bose babireba twongeye guhura umusatsi warameze mu minsi ishize Theo bose babireba yabashije gukora agashya kuva yabaho mu mateka yiwe abasha kogosha umusatsi awumaraho. Abantu benshi ntabwo babikurikiranye ariko je kubera ko nkunda gukurikirana social media buri muntu wese ndamukurikirana ABC kugira ngo ngire icyo ngeza ku bantu kandi badukurikiye baze kugira ibintu bayishurirwa batari bavumbuye. Theo bose babireba ntugarutseho gake umusatsi wawe ugosheye iki? Umusatsi narawogoshe zari impamvu zanjye bwite ariko hari ikintu cyabinteye ku bantu bakurikiranye amakuru natangaje ku mbuga nkoranyambaga. Nari nabitewe n'urupfu rw'umugabo uherutse kwitaba Imana w'umukozi w'Imana kandi wari umuperezida witwa Nkurunziza. Niwe muntu bwa mbere mu mateka yanjye wari warankoreye igikorwa cy'indashyikirwa mu buzima bwanjye bwite. Ngira ngo mbitangaza navuze ko ari we muntu watumye ngenda mu modoka yanjye bwite bwa mbere mu mateka. Hanyuma rero yapfuye naravuze nta kindi kintu ndi bukore sindi bujye kumushyingura ndakuraho umusatsi wanjye numve yuko mbabaranye nawe kuko nawe atajyagayo atereka umusatsi. Murakoze cyane. Okay, Theo bose babireba rero muri aka kanya ukaba utukoreye agashya rwose ukavuga uti jewe umusatsi imbere y'abasaza ababyeyi benshi bakurikiye Divine Family TV ukaba uvuze uti jewe umusatsi wanjye nawo ukuyeho ku mpamvu y'urupfu rwa nyakubahwa
perezida w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Abantu rero benshi bakaba barabivuzeho uburyo butandukanye, ariko tukaba twemera ko uriya ari umukozi w'Imana. Ejo bundi umuntu umwe yarambwira ati Petero Nkurunziza yagiye mu ijuru kubera ko ibikorwa asize akoze n'indashyikirwa, kuko urupfu rwiwe ntabwo yitabye Imana ariho arwanira ubuyobozi yari yamaze kurekura. Ndumva mu bintu byatumye Theo Bosebabireba ukuraho umusatsi, icyo ngicyo nacyo kirimo kubera ko yeze imbuto aho butera araza kuba umuhuza mu Barundi. So Imana yo mu ijuru rero ikuduhera umugisha ubw'icyo gikorwa wakoze, wagaragaje ibintu bikomeye. Jackson, hanyuma Theo Bosebabireba indirimbo ziwe twazumvishije uyu munsi yaturirimbiye, nzi neza ko mfite byinshi cyane ndibuze gutambutsa. Wowe muri aka kanya ushobora kudufasha indirimbo yawe nk'abantu bagiye gukurikira Divine Family TV imwe, ushobora kudukoreraho umunota umwe, hanyuma abantu bagashobora kumenya Jackson who you are. Murakoze cyane. Sinzi bahari nabwe ngo nishimye kandi nasobanuye neza cyane ko kuba naririmbye umunsi I was coordinating no coordinating byinshi cyane. Niyo mpamvu nihanganisha cyane abantu bakunda indirimbo zanjye kuba batambanye indirimba. Nari nyoboye praise and worship, so kandi dufite abahanzi dufite umwanya mutoya, ariko mu by'ukuri nimutagira ubwoba, indirimbo zirahari, turahari, tuzabikora kandi dufite gukorera Imana. So indirimbo rero nabatura abantu usangurikirana ndayita ngo Osani de n'indirimbo nakoze mu Kigande sofa kuba nagina hangaha. So ngira ngo hari nabama kapera. Yes. Iravuga ngo yanjagara sibwe yanefurira yandunda binari sisanide. Hallelujah. Sura kamera. Okay. Jackson rero araturirimbira atubwira ati yanjagara siwe Nisi we yanefurira. igihe isi yari imaze kugira gute kumwicangaho. Jackson rero turagushimiye muri aka kanya nkubwira ngo wowe na Theo Bosebabireba Imana ibaho umugisha kubwo kwitaba Divine Family TV. Yes. Hanyuma Theo kandi tubwira abantu nibareba inkuru bajye bakanda subscribe. Alright. Yes, Theo Bosebabireba akaba babwira ati igihe cyose ukurikiranye channel yacu kora share subscribe, hanyuma nurangiza ukore na like kugira ngo program zacu zikomeze zigende neza. Yes. Hanyuma rero ndacyakomeza umunyamakuru uyu munsi wabukereye nza kureba umukozi w'Imana Apostle Peter. Muri aka kanya Apostle nageze ahangaha mu itorero ryiza cyane, harimo sound iri clear, ibintu nasanze ari okay. Hanyuma turangije ubukwe bw'umukozi w'Imana Joshua. Byari ibintu byiza cyane ku buryo twese twanezerewe, ariko